Shalom shalom, muri kumwe na Evangeliste King Ndizeye, nkaba ndi umukozi w'Imana ukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Foursquare Gospel Church, ni hano ku Kimironko. Ndagira ngo mbabwire imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwanjye. Mu minsi ishize nagize iyerekwa, Imana inganiriza imbwira ubuzima bwanjye, inyereka ibintu yagiye incishamo, inyereka ineza yangiriye, inyereka ubuzima nabayemo bwari bugoye cyane, ariko nabo mbucamo kubera Imana. Rero muri iryo yerekwa nagize, naje kugira igitekerezo cyangwa se iyerekwa ryo kugira ngo nsohore indirimbo. Iyo ndirimbo narayisohoye, yitwa ngo ineza yawe Mana narayibonye. Rero ndagira nkubwire ngo wowe nkuri nta hantu Imana itakuvana, nta naho itakugeza, nta hantu na hamwe. Birashoboka yuko wowe nkurikiranye uri mu buzima busharira, birashoboka yuko uri mu buzima bukugoye, birashoboka yuko bikunanije, ariko nasomye ijambo riri mu Ngoma igice cyaho cya 4 n'umurongo wa 9. Ijambo rivuga ngo Yabesi yarushaga icyubahiro bene se, ariko ntiyishimira kugira ngo agume hahandi, kubera ko yabaye mu buzima asanga nyina yamubyariye mu bibazo, amubyarira mu gahinda, amubyarira mu mubabaro. Asaba Imana, abwira Imana ngo Mana we uhindure ubuzima bwanjye, asaba Imana kugira ngo ihindure amateka. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wizere iyo Mana nizeye, kugira ngo Imana ihindure amateka yawe. Yabesi ntabwo yemeye kugira ngo aheranwe n'ibibazo, Yabesi ntabwo yemeye kugira ngo aheranwe n'agahinda yavukiyemo. Yabesi yaravuze ngo ntabwo nemera kuguma ahangaha. Niyo mpamvu muri no minsi Imana yaduhaye ijambo rivuga ngo saha gusa hari n'ahandi tugomba kugera. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo saha gusa hari n'ahandi ugomba kugera. Rero wizere Imana. Imana yabanye nanjye mu buzima bw'ubukene, Imana yabanye nanjye mu buzima bw'amashuri ndafite unyishyura ariko ikanyishyurira, Imana yabanye nanjye mu gihe nabonaga bikomeye, Imana yabanye nanjye mu ntambara, Imana ikahancisha, Imana yabanye nanjye mu bukene. Uyu munsi ndi umuntu uhamya yuko nta hantu Imana itakuvana, nta naho itakugeza. Saha gusa hari n'ahandi tugomba kugera. Rero ndagira ngo nguhumurize, uhumure ibyo bibazo urimo. Buriya uri mu bibazo ubona ko bikuremereye, uri mu bibazo ubona yuko nta yindi nzira, ariko ndagira ngo kura amaso kuri ibyo ubona, amaso yatumbirize Kristo, wa wundi wahinduye ubuzima bwanjye nawe ahindura bwawe. Saha gusa hari n'ahandi tugomba kugera. Shalom shalom, iri jambo rigira icyo rihindura mu buzima bwawe, kuko nanjye ryarampinduye. Shalom shalom, ni buri wa kabiri kuri Radio Umucyo ku 102.8 guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 5 mu ijoro ry'ubusabane n'Imana.